gute nine sinbyo mbona ujya mu kazi kuva naza uba wibereye mu nzu wiryamiye ngaho uri ku telefone zanyu sinzi ikintu sinzi kuntu byagenze rwose kuba mora kuri telefone mba ndi mu kazi Please my bra Jona koze suko mpanga cyo mutazi nuko nta buri niga ishaka kumva ishori zanara nanjye nkagafata ka buri joro nkayika niga ikaza nabara buri joro bagacemba iyi kushi nkayisu ibibazo ntabwo bigira umuntu ufite umwana ni narugo hahira gusa ako si igihe cyose uhorana ibibazo shana no mayi kibazo nagiye na kimwe ruwaza umbwira ko ufite ibisubizo igihe cyose ufite ibibazo ijambo bajya bavuga niba naryita nk'umugani ivuga ngo no time truth in love. Meze neza nta kibazo. Ahubwo se wowe umeze ute? Shameze neza nanjye nayo mwana. Umunsi niriwe mu rugo kujya twirirwane. Yibiriye mu rugo nayo kandi nabikunze. Maze iminsi naha nijoro singira umwanya wo kuganira nawe. Urabeshya. Kandi ahanini nabyo nawukuriye mu cyaro kugira ngo nkwiyegereze ujye inama ibitagenda neza mbikubwire ubwo nta wundi muntu muri Kigali nagisha inama ariko aho ngaho urambeshye ntabwo ukikora neza rwose mwana cyagenze gute nine sinbyo mbona ujya mu kazi kuva naza uba wibereye mu nzu wiryamiye ngaho uri ku telefone zanyu sinzi ikintu sinzi kuntu byagenze rwose kuba mora kuri telefone mba ndi mu kazi buryo ushaka nyine bya bindi byanjye byo kubyuka ngenda ngataha amajoro byo byo menyere ko naje ugenda birana ari nkiri kwishakisha ubu sigaye nkora online rwose bani mu kazi nukagira ikibazo uko ndumva aho gahari sawa kabisa no mukanya nibyo nari ndimo nuko nabonye bisoje ndimo ndaboa tugatekana icara no muri salo nubyuka tuganira yego rwose ako nanjye nari mukeneye hari cyo nashaka kubaza bimeze bite ku bintu byo gushaka ibintu byo gushaka byo mubyore kabisa oya wimbwira ngo mbyihorire sha franda kuze sibyo ngiye ukazana urabona generation turimo agari yo kwiyutira gushaka ko ingo nyinshi muri iyi minsi kubona zimo zirasenyuka none se ko ufite amafaranga sibyo ugahanza ko hari abakobwa benshi njya mbona na beza wabuze umukobwa ubwiza ntago ari bwo bwubaka ubwiza ni ku mutima wowe barebera inyuma iyi Kigali genda yize none bwo maherezo ni hahandi cyo kumuzana ugasanga ibyo nagezeho narabivunikiye bigiye hasi mu minota abeshi nago babazanywe no kubaka ibyo rero nubigenderaho ngo batabasenya ntabwo uzashaka wowe muzane ububaka urwawe n'urusenyuko ubwo nyine ntabwo ndabona uwo duhuje nicyo kibazo uwo niyumvamo nyine numva ko yambera mama w'abana jewe umukoro muhaye nyine y'umukazana ubitekerezeho uramukeneye kandi urabizi ikintu nsabye ndagikora yego mbitekerezeho nzaguha igisubizo kandi kizaba ari kizima yohe nzakigwa kabisa cyabimeze bite time kabisa narumvise ngo uri umuhanzi kabisa ewana bro sikendi reka ewana for sure nyumvise ingoma ufite mari bro none reka mbaze mwereke nawe ndabizi uri icicanye icicanye papa uri icicanye rumwana narabikora ibintu bimeze rero ya besa ngiye kubanza ubanza cyangwa mbanze urabanza oya we banza urumva nyine hari ball mfite mani hari ball iri stu bita time papa reka niyo giye niyo cyaka urumva yitwa time yo iracyari ni poroshe kiri stu urumva ball none mba ari kuva ndacungana na time mu gufata iyi town sinjya nkunda bavuga ko ni down ndakona check pound every day am focus on time kunsiga no gusubira inyuma it was done macu yanga ari kureba ho biga n'urushinge rw'isaha nambaye sidukubaganya ya muhanda nambari y'urugamba igihe kirabasiga mu gikora bikanga simba kanga ndabona murabana muzana gatebe mwicare nkore muko porore papa meze bitese sawa kabisa hano mu rugo wabanye neza n'umukecuru se umukecuru se nubizi meru wanjye kabucura ke rwose arankunda cyane aragukunda nese uri kumva ibintu byo kwirirwa wicaye mu rugo ari ingenzi muri Kigali nta kintu ibyo muhaye kuko ndicara byanira nkareba filime byanira nkajya kubanganira n'abandi basuri hanze ibyo ndumva ibyo gusa tu warangiza ukiryamira kuryama nta bintu byo kuryama ngo njya mbikunda buri wabuze Kigali kugira ngo yibemo se sigo nsinda hano nyibamo nibyo bisaba kugira ngo ukore cyane
ibyo byo kubyuka wicaye mu rugo ntabwo ngiye mbishaka ahubwo dore igihari shaka kukuzana muri kampani ubwo mfite gahunda yo kujya hanze usigare ari wowe uri kureberera nyine ibiri gukorwa ko nizeye ko muko kurebera hatarimo ibintu byo kwicara ku mamashini cyangwa ibiki ibintu bitarimo kugenda ntabwo ibyo bintu nabishobora uri kumva ushaka kwimuka ubunebwe muri wowe nyine niyo ahubwo niyo mpamvu uri gushaka kurwanya ubunebwe urumva udashaka kwicara kuri mashini kwicara wapi ntabwo mbishaka nese ubwo akazi ushaka nakameze gute nuvuga ngo wenda mbwiye ati genda birarikoze birayuka nakubita riga bikajya mu kazi ari biba byicaye bifite n'ubunebwe ugakubita icyo ntagishobora ariko kumbwira ngo nicare ku mashini ese ubwo urumva ahubwo utansenye ya kampani neza ntabwo nayisenye ntanabikora neza cyane ku buryo ushobora gusanga bavuga ko nta kibazo uko ubyumva ariko igihe hari ibintu ukabishyira ku murongo ukagira umushahara wawe fatizo kujya uhora unsaba amafaranga buri kanya ngiye kujya muri pati ngiye gukora iki si bishaka nkumbuye gusohoka nta kuntu twaza tukasohokana nka garafurere wowe ibyo tuzabikora wigira ikibazo nta kibazo wumva igihari wigira amafaranga yawe wicungaho sibyo ese uzajya gusohokana umwana uzunsaba amafaranga aha ni Kigali rero nuko niko turabwo kambitekereza ariko ndakubwira ntago ari ibintu napfa gufata umwanzo gutyo mu mutwe ibintu byo kwicara ntabwo ikibazo kabisa ntacyo bitwaye ubwo babikurikirana naye mba mbona rego nabwo n'ubwo uri gufatika mba nawe petit frère ugira ikibazo kabisa sawa naje wetega amatwi uri kumva gicana cyanjye nzayinyereza nkaturira imboge genga ishaka kenshi nkayikubita ndeka noga inyanja nk'umu aquaman ukora mu gikari cy'abakaraza please my bra byo nakoze suko mpanga icyo mutazi nuko nanga buri niga ishaka kumva ishori zanara nanjye nkagafataka buri joro nkayika niga ikaza nabara buri joro bagacemba iyi kushi nkayisuna nayikabikundi kumva ishaka kunkoma bati kenshi shyiramo iyo digilo ibyo ukora biri so lenzi niga z'amafro yes I wanna papa so you've been special nawe kubwenge kabisa papa kubwenge urumva hari indi boro nyine urabona nje nshaka kugaruka mu ruganda biri serie mani papa urumva hari boro yo nashatse kwita mu back urumva nagwiremo bya danger iyo twata dukora gakora bro iyo boro yavuga I'm back in the game again and again. There is no way to lose. I'm the first, I'm the biggest, I'm just it's the whole I'm back in the life. Bigize gongwe baciri down nwaye faro ndi guhabya town. Urasaze wigize wadanje sari umwana ukurusha imana. Urakoresha ukoze kuntwaro norika nabi maniga umugeni nagakuyi wanyu mutayihuza unyikora stage ngaca maneno gabanye cwanga cyangwa ngaruke nsibako gasura papa. Taza cyuranye. No hari ikintu cyo gusaba. Ngiye kugwa muri ngiye kumanuka aga hip hop kanje n'insozo ite winjiramo umva ukuntu bimeze sibyo cyo tangira wumve witonze abafite ifuke ndakoma nka doda bafite imiteto binjiza mu cyuma bahatanito teta yambona agacera rigeto ninjye mwamutazigera utaye ngoto udara Pauline Kira tuzanage naje ndito Kira shugama mizinyiruka inyuma teta nakeza bamagaza imbere bose n'iki mupeti kinutsa mu kanwa ni wowe umujama muhuzuga pepa ni njyewe stage mafana bamubona mihene mu gihe kigwika risokomeza uhene wowe ita best wanye ngo bakubona minkugi kirenzo yo korana n'umutamira kuri mo yo pa 1 2 3 4 4 none urumva genda ahita ninjira na boro wakutira gurumana Kigali nyamatara menya ko muzimikara ku gasimatura kunywa turi kunywa gasigara nawe tureza gatima sa umwana nagakwima ku kibaba nagatinda ni rupita mu barara muri barenza basura Kigali ninjye murunga honga bro papa ewana bro kaze cyo kaze ewana upanga imishinga manye uri gushira uracyarimo surprise nese nagumobera kisi caranga nese nagunsuhuza nese kugusuhuza birenze kugwintoki ni bicarangaza wase umushiye ufite umeze ute uri kubona ameze gute nese none wabaye nta kibazo meze neza meze neza nese kwagwamagaye n'umufata kuri phone kandi nyine mbona uri muri phone se bite bya aseka mubaze akobwa b'i Kigali se b'i Kigali gute akobwa bafite cyo kibazo uri muranyinjiramo kwera mama soke mu cyumba sange twegeranye gutya hari nyine umukecuru ntabwo babyumva n'umukecuru yarya
ese ushobora kubona ikintu kumbwira kijyanye n'iki ushobora buri kintu umbwira ubwo ngubwo buri kintu umbwira gusa biti ibi ni umva we babanza unyumve basi ushaka kundakaza nibibi ari byo bikuzanye so kugenda sindasobokana ibyo nje ntabwo wavuga utankoraho ese wandi gukoraho ubu kukoraho gutyo ubu none nkoze ako Shabenye ukuri byene tubireka none se ugendereye amasaza nkumbuye nje kureba nkumbura ukaza kundeba mu rugo nje kureba urumva gusa kandi twabishwanira ubikise dushwanira kandi ntabwo kumana akora ukuntu bawegera hirya kuba twicaranye ndi kumva ntazi utazi ikizi ese ubwo iyo wicaranye n'umuntu ukumva muregeranye wumva neza cyakoza mwegere neza gutya egera hino okay ngegera hano ubwira ijyana ubwira ka oyambwira urangwa nibyo nshaka nyine umbwire twegeranye ujye unamfata gutya ariko shose yarahindutse ahubwo se ushaka tuganire naguteye umugongo nibyo ushaka ubundi ubugera kwingingiye icara hano mwereke egera hano ijya hano mwereke tuganire gutya rero buretse kankiye telefone mu hano hagati ngo mbwire icyo ushaka ushaka iki nyine shumva nyine sho nkubwira nashaka kumenya ubundi urankunda nisubwo yajya mbikwereke gute ibyo binyereka urumva unankureho ngufate nguterure nkuzunguze oya niyo utanzunguze nyine umobere neza nyine ubimbwire nyine mbone ko nese igisobanuro cy'urukundo no guhoberana nisubwe urabona ndi umwana we muri iyo mikino yo guhoberana nise imikino yega na mikino ibirimo wari wabona umwana uri kwiga gukora dede naho ibyo abana biri banzu yega nyira turabana ye banzu nsubize nibo bari bakora ibyo ngibyo bakora ibyo se kubera iki dore kandi nanone ese mukecuru niyagiye mukecuru yagiye ariko aha se wowe mani buriya si kureba njimba naragupfiriye n'iki n'icyakoreba mani bankubise sini ya danje wana njyewe buriya urumva agenda kubona na first day urumva nahise ngenda gera wodo mfata agapapuro n'agakayi hagati noneho wakibera nawe kanyandikire urumva mani kowe mani ubumenera bya danje simba mfata uba wigize inoze uro kugigira akureba nka jump bahagaze ureba iyo mba mpagaze erega nakwiye ko njye nawe bitakunda njye nawe ntabwo twakundana ngo bikunda noneho banze wumve boro nakuririmbiye kuko mbona uri keza ibyo mfite byose ntago pesa kuko mbonye urisetsa ngira mama niba unampfira si wowe man so seriously uririmba neza ariko uririmbira umuntu utabikwiriye kubera ntabwo ngukunda pe nakubwiye ko njye nawe tutakundana njye mfite umuhungu nkunda njye nawe ntabwo twakundana nyine ngo duhuze pe basi se noneho ibintu uba wigira cyane nzajya kwitukuza ntabwo uri igikara n'ibyo mvuze ariko njye ntabwo nagukunda ntabwo nshaka njye ntabwo mfite gahunda zo gukundana please mbabarira ntukajya rwose wirushya ngo uje waje kundeba ngo wagize ute wapi so seriously one igisubizo ni kimwe kugira mve muri no case nakaguze isiri okay uzakishiramo wenyine yeah I'm in love for you isiri okay yeah ushaka igisubizo chaka igisubizo ntabwo ngukunda why yes Frank Vitesse ni fresh meze neza nareba byagenda gase gake gake ako wari ubuzeho muri iyi minsi gutubwo waratuje cyane buriya se aba ari akazi n'iminsi amakuru ya Derene se sheri wawe Derene nameze neza arashima asire byone uramukobwa gukunda ntabwo naime buriya kujya umenye ko umuntu akunda ubwirwa n'abandi biba bigoye kujya uzabivumbura ngo cyase rimwe na rimwe bigaterwa na geste agenda akora twebwe muri societe bitewe nuko ngiye mubona mbona Derene nakunda gufiti naga gukunda binamba shingiye kuki ibikorwa akora nyine ni umurozi se ntago ari umurozi ntago icyo nari nshatse kuvuga kandi ushatse kuvuga iki sasa icyo nari nshatse kuvuga ni ukuntu nyine mba mbona muri karitsiye aracanga ari kumwe n'umusore undi mu kanya undi
mbese ntafatira afite abasore benshi cyane muri we. Darirene nzi Darirene uzi ntabwo nabyizera. yego Kirisito uzarebe wenda n'undi wabaza ariko nagagukunda abe namba biragoye kujya mu byizere buriya ngo ariko buriya nanone nsuko navuga ibintu by'abakobwa ntabwo ndabijyamo cyane. ntabwo urabijyamo buriya ibintu by'abakobwa nzabijyamo cyane nshaka kubaka. Urabona hari gahunda mfite ngiye yo kubaka. wabuzwa n'iki kwigira ko ukuze ko nkuze kuba nkuze ndakuze ariko gahunda yo gushaka nawe z'abakobwa b'i Kigali ntabwo mwize turize ko ntabwo ari twese tuvunika turi gushaka ibintu wicaye iwanyu n'iyo uvuye iwanyu uza nta kintu uzanye wagera iwanyu ugatangira gukuza inugu ugasanga ibyo navunikiye muri ya myaka ubishyize hasi mu minota nicyo kintu kiba cyarakuzanye utazanywe no kubaka. ubwo rero niyo mpamvu ibintu by'abakobwa njye mbigendamo gake ndatinyamo. ntabwo ari twese ariko niyo bivuze ndatitira. ntabwo ari twese ahubwo se ko warungendereye ni ikihe kibazo? reka nashaka kukubwira amaze iminsi ntekerezaho kukaha nibwo kuki ni bizinesi runaka ariko nakandi ku mutima nshaka kukubwira nkumva ndabohotse ndara ntasinziriye sinywa kubera weho. gusa ibintu mama arabizi nturya nunywa kubera umuntu kubera weho ndara ntasinziriye kuva nakubona wa munsi none sinzi umutima wanjye ntabwo utuje. nese kubera icyo udatuje? mbikubwire se mubwire ikindi ku mutima vuga numve nta kibazo niba nta njyana ntabwo nta kibazo urasohoka wigendere. oya gusohoka ntabwo ari byo bijya mbere yabimbwira uboke narebi mbikubwire mboke ko mu muco wa kera nyine nta mukobwa ugitera intambwe ngabwira umuhungu ko amukunda ariko uyu munsi wa none njye ngiye kubikubwira yuko ukunda kuva nakubona wa munsi unkunda ndagukunda shingiye ku cy'unkunda ubwo kuri byinshi cyambere umusore utuje gute ko tutajya dupfa kuganira Franka kuva nakubona urya munsi wari kumwe na Darirene sinzi niba utarabibonye mu maso yanjye ko harimo akantu ariko karahari. njye ibintu bikumbwira nubwo ndi kubyumva ngo sinzi ukuntu wabyumva mbese ahubwo nari ndimo ndihuta uje nari ngiye kujya mu kazi twazabonana ikindi gihe ahari uko ndumva ibintu bikumbwira urimo uramvanga ungarura ko nca gusanga ngiye mfite na stress ugasanga umunsi wanjye ntabwo ugenze neza. umbwiye ko ngukunda basi byemere unambeshye umbwira ati umva se begenda urumva uzagaruka hano uzanywe n'ibindi bara ko nyine nagukunda ntabwo ngukunda ntabwo ngukeneye nyine ntabwo ngiye sinzi man sibyo kenshi na kenshi nyine nkubonye man kenshi binzamura pressure maraso wanjye nkumva nyine nigihe kigeze cyo kwishima ariko sometimes nanjye kuganira nawe nkatira iki n'iki man ndanumva nyine ngiye down I don't know reason wande ukankunda wanekereza ukankunda ibyo wakigira byose ngo nkunde udo unyikuremo guhera uyu munsi ntuzongere no kuza kundeba sinzongera kuguhamagara na ntuzongere kutata yimuburamo none ureba uzigihari ari ijambo bajya bavuga niba naryita nk'umugani rivuga ngo no time truth in love. Ndakeka warize si ngombwa gusobanura impamvu njye nyine mba numva ukwiye kunyumva wallahi aya nabyo kukumva nyine igisubizo nakiguhaye nyine nibyo nta kindi ndenzaho basi aya kamuze bidendera Chori Franke ibyo wagira byose n'ubundi nzagutsindira. Maze utase mwana shabo mameze neza amasomo biragenda nta kibazo dore umaze gukura ugomba kumenya ubwenge ukirinda ibishuko biri hanze aha sibyo cyane nawe ejo uzambere nka mukuru wowe ugize umbwira ngo ufite ibibazo kuko bakwanze oya mama giye wowe nagukubita nkakwemeza ugomba kumenya ubwenge ukirinda ibishuko biri aha sibyo
ukajya ujya ku ishuri uzi ko amasomo aricyo kintu kikujyanye. iyi mama njye nzakubera umwana mwiza. Utazagenda nk'abandi bana, hari abana njya mbona kumwe umubyeyi aba agiye ku muhanda bataha ntazi ibintu barimo, ukajya ku ishuri ugataha uzi ko uri butaha ukajya mu rugo nta bintu byinshi. Nzakubera umwana mwiza. Ugomba kumenya ubwenge, ukamenya icyakujyanye, ugateganya ejo hawe heza. Dore nk'uwo mukuru wawe hano ari kumbwira ubugoryi ngo afite ibibazo ngo noneho bamwanze. Bayibaze nawe unzaniye ubugoryi nk'ubwo, urumva ibyo bibazo nabyikorera nkabishobora. Oya njye sinzaba nkawe, nzakubera umwana mwiza. Umwana mwiza mu gihe utari ku ishuri wicare mu rugo witonde. Sibyo? Kandi ndanagukunda. Wige neza nutsinda nzakwereka Imana noneho nzaguha. Sibyo? None se Franco imeze gute? Ameze neza kabisa. Wewe biragenda se? Biragenda gahoro gahoro. Twari tuburanyeho kabisa. Cyane cyane. Eba abo iminsi myinshi. Kuri twese kabisa. Ko kazi se bimeze gute? Akazi karagenda nk'ibisanzwe. Dore ngiye naraburijwe n'akazi. Wabuze akazi? Muri iyi minsi nta kazi mfite. Sikuki utambwiye ngo ngushakire. Ubu hari se kuba wagiye ngo za Dubai ngo zahe. Ariko wamamagaye numbone wanyandikira WhatsApp. Si ibintu byumvikana se? None se bya bintu by'abakobwa ngo bimeze bitubigeze. Ibintu by'abakobwa wapi? Uri nge se? Uri nge. Wese nawe n'amafaranga ufite. Yerega buriya ntuzakangwe no kuba ufite amafaranga ngo ujye mu bakobwa. Barahari ariko nta mwanya nabaha. Nahandi ibintu by'abakobwa byaranyendaniriye ndaho nyine. Ubundi reka mbwize ukuri. Kuba naragize inshuti nkayo mu buzima ni iby'agaciro. Ubu wasanga ari undi yabambwira tufite amafaranga ajya mu bakobwa, sokana n'abakobwa, ariko wowe uri kungira inama atabakobwa bareka. Ahubwo bandi uzabaza ukuntu babigenza ibintu by'abakobwa. Kandi je uzi buri intego ni yaye, niyo kwita icyambere no kwita kuri mama na murumuna wanjye, nkamenya ibyo bakeneye, ibindi byose bizaza ari inyongera. Ubundi buri utise ku muryango wawe ari wewe umuntu muzima bafite byaba birangiye. Reka nanjye ibintu by'abakobwa byarahananiye ngiragutya. Nandi kujya mu kazi uze kumvugisha kuri telefone. Nta kibazo. Icyo bitwaye? Ndaza kukuvugisha nta kibazo. Okay. Saha nta kibazo. Tumumeze uteze? Neza neza. Muri iyi minsi nawe warabuze. Nagari cyane. Kuri iyi minsi se iwanyu ngo muraturusha iki? Amakuru y'iminsi ari meza. Numeze neza nta kibazo. Nagari cyane. Uje kunda iki sasa meze? Ninje kureba nyine namaze iminsi ntari kukubona. Ninje kureba ngo menye uko umeze. Shama yibisa mfatisha mba ndi bize, mba ndi mu bibazo none mfite stress zaho musheri wanjye, mana yanjye. Ngo abireke naguze mva muri iyi minsi mfite ikibazo. Umuhungu ndajya kumusura akegerayo, nago wamukoraho, nago wamuvugisha mwegeranye, akaguhunguka gisingiye narumiwe. Niba arwaye ninyi, niba arwaye biki, nago mbizi. Cyangwa ni bya bindi by'abasore muri iyi minsi babifite utundi dukobwa ku ruhande. Asumura uraragwamenye ikintu umuntu atekereza niba bafite. Ako wenda nubwo babura. Urumva? Ariko se umuntu ugiye kumusura, umukoze haranze. Umva nawe ikibazo afite ubu byaranyobeye neza byaranze. Niba ari umuntu umuneranyaho, niba bigenda bitusimbiza. None so ho muri ho numva umwanzuro ufite ari nk'ubuhe muri we? Nuko mureka no gukomezanya. Asumura nago namureka. Nago namureka urumva? Nzagomba ngoragoze ndebe nyine ko buri muntu hari umugenzaga cy'abahungu ariko bamera. Noneho abahungu nk'abari bafite amafaranga, abahungu bafite amafaranga buriya nyine bakunda kugorana. Nyine ngiye kumugerageza amezi 2. Shaka nimbona byanze uzamureke. Nzareka kumuha umwanya wabona ko muha umwanya cyane. Shaka nariyo mpamvu nyine anyirengagiza simbizi nyine uko mbibona nyine ariko ejo nagiye yo ariko yoshusha ndayikurura ngumva neza umva narasebye neza. Cyebwa numvaga nanjye kugira inama utari yakabwe yakagabo. Umuntu nk'uwo nguwo ujya kureba ka ntubone iyo kagufite iyo mwanya mureke. Yaba Asumura nago namureka sha abakobwa bari hanze asasha namureka.
abakobwa bari hanze aha nyamara ushaka wamureka kuko uri kwibabariza umutima kandi atari byo. ndabitekereza ahantu naringiye nyine nuko yego nakundi hangane nimba ari uwawe azakugarukira n'abatari n'uwawe nuko azagenda uzamwihorere. wawe nta n'umwanya ukima uba wicaye hano witoreje n'ibibazo nifitiye. ufite ibihe bibazo se none ko nta mwana uhahira ukaba nta nzu wishyura ibibazo ufite ni bwoko ki? ibibazo ntabwo bigira umuntu ufite umwana n'urugo ahahira gusa. ariko si igihe cyose uhorana ibibazo. nta gihe na kimwe waza umbwira ko ufite ibisubizo igihe cyose uba ufite ibibazo. ushobora noneho ikibazo mfite kirankomereye mana yanjye kandi uhereye nyikubwira noneho. ni iki? noneho ibintu byo gukundana mana yanjye gukunda bankwepa icyo nicyo kibazo ufite. ese marumva ari igisubizo. abandi bakobwa muri mu kigero kimwe bahangayika bafite ibibazo by'uko babuze akazi cyangwa mu kazi babahagaritse habaye ibihe bibazo wowe ufite ikibazo cy'uko bakwanze. ngo se mabatanya ngo imyaka mfite urumva nakwiriye guteretwa naye nyine n'umuntu nyine ufatika muzima bakanereta ibintu bikava mu nzira nkakuvira mu rugo nkagenda. ukamvira mu rugo ukagenda nese undi umwana wa rubanda uzajya kurushya ntushoboye gukora nta kintu na kimwe ushoboye urumva ushaka gukundana byonyine. nose ndamurushya azameka azaguheka bose arubwo azameka azaba ajya kukugira ivaze mu rugo se. ivaze se ntabwo nzandi umugore nyine kuba umugore no kuba ivaze nyine nawe nzanshaka ibintu nkora ariko nyine nawe ibyo utitoje n'umukobwa se uzabyitoza uri umugore. nose hano nabyitoreza wabuze aho bitoreza none se ubwo ngiye nyine nshaka ungira inama. harya inshuti yawe ikora iki? aracuruza. wowe wirirwa wicaye mu rugo wahangayitse ngo bakwanze ngo byagenze gute abandi baba bahangayitse bashyushye mu mutwe bavuga ngo duharanire iterambere ryacu wowe uri guharanira ko bagukunda. ariko nabakorera abandi ntabwo bikorera none se ubwo ngewe ari ikintu urumva wandenga cyangwa cyo yangane ubwa mbere n'ubwa nyuma sinzongere kumva unzana ubwo bugoryi mu matwi. ese mama wagiye unyumva basi mwumva se ubwo ikizimuje nose mama umbyara wawe ntabwo baguterese nyine ikizimuje kumbwira ni igiki? ese ubwo mama urumva nta bintu bizima ndi kumva. nta kintu kizima ndi kumva uri kumbwira ni ubugoryi gusa. Shama nawe rwose ahubwo maguruka imbere. nose mama nuko ndavuze ngo maguruka imbere. mama nawe rwose mvuze ngo iki ujye unzi imbere unzanyeho ibintu bifite umumaro ubwo bugoryi ntabwo nkeneye kongera kubwumva mu matwi yanjye. bimeze bite? Ninde umbaza ngo bimeze bite? ese ubundi reka mbanze nkubaze winjiye gute? si inkuzi mutamura urugo mu mubare w'abantu batamura urugo si inkuzi yisura none n'ubwa mbere nyibonye gute uramba ndakubanza unsubiza ibyo ndi kukubaza yenda uhari uri kumbaza ku buryo winjira udakomanze uko ushaka ngomba kwinjira nka nta kibazo. nose kwinjira nakomanze ni ikibazo? ni ikibazo kuko ntuba mwuru urugo tutarajya mu bintu byinshi rero subira hariya banze ujye gukomanga ngo uye karibu ubundi ubone kuza kumbwira nakubwiye ngo subira hari ujye gukomanga uze nkubwire ikintu umbwire icyo ushaka. nta kibazo nubwo ubikoze ariko wari kurinda wa karibu ke ngambwira ushaka iki nyine mukuru wawe arahari ni business umushakira ni amafaranga umuzaniye umushakira iki? nyine namushakaga nyine ni inshuti uri inshuti yiza yinjira idakomanza ariko tubireke nta kibazo. uramushaka mu buryo kuko ntabwo twemereye kuba twahuza umuntu n'undi tutazi ngo umushakire icyo ugomba kuba. urakundana njyewe nawe ese ko biseka uri sheri ukaza winjira udakomana nose nta sheri wawe ntabwo wamamagaye kuri telefone mumaze niba ari mu rugo mbere yo kuza kumureba. namubuze kuri phone namuhamagaye namubuze nyine cyo cyari kiza yeze ngo ikibazo yageze. njye ibyo ntabwo mbizi. mami karame mwana wawe ngwino wumve umukobwa se uwo mukobwa ngo yego amakuru ni meza bite se mwana? ni byiza dore uwo mukobwa ngaje kureba
muhungu nawe simbizi. Wihise ugenda? Oya reka nigendere ibintu by'uramukwa numva ari kubyumva mwumve nta. Ntabwo wamukunze? Mwumve. Yewe ndashaka ko mukazana none hari wasanga mubonye umeze uteze. Meze neza mama. Namwe muraho. Turaho. Okay. Usigaye warakeye nari kumaze iminsi muri Kigali. Kigali imaze kongera mwiza do n'akabebe karaje. Ntiwamenye uko ari wa wundi waje usaje uranyibuka se? Ndakwibuka nubwo aciye iminsi ariko nyine ndakubuka. Frank arahari se? Frank oya nawe uhari. Kubona mubuze no kuri phone noneho urayikira. Simbizi sinzi ikibazo afite. Iyo umuhamagara so kumva nanone. Aya phone yananiye sinzi. Ako ubwo nkubonye nta kibazo nawe twaganira nta kibazo. None nyine akantu ashaka kutuvuga naho. Umuhungu wawe nyine turakundana. Nyine ngenda mukunda. Ariko we aho nyine wowe mbona nyine nta bushake abifitemo niba ari uko yitonda cyane. Nyine mbona we biteye ibintu byo gukundana nyine bitamurimo ariko nyine niyerurenga mbwire sinkukunda. Nyarajya muzamunganire. None se ikibazo nuko aterura cyanaga gukunda urabizi katagukundira ko ushaka ko agukunda. Ko atankunda kuba nkunda cyatankunda. Nyine ndacyabishidikanya ariko nyine nagarayirura nyine umuntu nawe akakubwira ati ndagukunda cyangwa se sinkukunda. Ariko nyine we nta kintu na kimwe ambwira. Ubwo ntabwo bizi nyine. Ntabwo mbizi. None ngufashe icyo ushaka ko namuganiriza. Iyo nshaka kumuganiriza nyine ukabimwumvisha. Shano kuri nanjye umwana wanjye yarananiye simbizi ariko nareba ko nabigenza nkamuganiriza tukareba. Nose mabona ndi umwana mubi ngiyeho ku buryo wanjyewe nafashe telefone yiwe mbona amafoto nawe mvuga bonaga nyine mvuga ngo ndakuza ko ntabwo nari ngozi nibwo tubonanye nawe nuvuga ngo iki abakobwa b'i Kigali ndabazi yambwiye ko abakobwa b'i Kigali nakeza kawo ntabwo ari twese nyine nuko abayiturije nyine nibyo nanjye bambwira abakobwa b'i Kigali nuko okay wowe nta kibazo naza kuza nibuze kumuganiriza numve mubaze gahunda afite ngo nanjye uzagarukuze kumbaza yose ntabwo uzasubira mu cyaro njye nsubira mu cyaro ko muziga wambyaye njyewe reka da cyaro nagiseze yo mu Rwanda mu Kigali induhinga ubu ngubu abahinga barimo barahingisha umungu wanjye yoheza amafaranga arubakisha nta kibazo bifite ngo nge nzigumira muri Kigali. Okay. Nibyo nyine nibyo nagushakiraga nahundi natwe turaho. Sha mwana nta kibazo ni karibu n'uyo ushaka kuza kunsura ujye uzunganirize muzanabitegure muze muri kumwe tuganire twumve byari byo. Birirwe mama. Sawa urakoze. Fra, mweze bite mwana wawe? Nawe urahari se? Ndahari. Nari ndyamye ariko ndabyutse none nsanze muri salo. Ko wajyanye muri salo? Ko watinze kubyuka se. Se ko waba abakozi ufite bose ko nta kintu umuntu abona ko ari ukuryama gusa. Ko wanzwe ndi umwana. Numvaga hano muri salo ariho hagize hatuje. Ahubwo tukiraho ndibutse. Nako ora mukobwa nabonye uza ngaha. Bimeze bite? Hari wavuye hano? Ngo nishire wawe. Buriya se. Okay. Tubivuge gutyo. Cyangwa nibyo? Ntago ari byo. Ntabwo umukunda? Hagati na hagati. Ibaze ko se nzakugira ute koko? Nzakugira uti. Nakubwiye ko nshaje nyine yo mukazana none ngoreka reka. Uruhande uriho ndarugumva. Akijyari nje nakubwiye yuko ibintu byo gushaka. Ndacyafite kukwitaho. Ni ibintu uzi. Mwana wa. Na muri umuna wanjye. Mwana wanjye yewe rwose nta kibazo nushaka undeke. Ndisaze sibyo icyo nshaka no kubona nese nsaze nta n'umuzukuru koko mwana wa. Nyene umuzukuru. Umukazana nzaza kunsura abana bakinira aha ngaha none se ubu. Nzamugwara ikigihe ntabwo kiragera. Nese ushaka mpubuke nzane umukobwa w'igisazi uzajya nkubita. Nese no musazi wa mukobwa nabonye buriya. Nese ndabizi. Buriya biragoye kumenya ikiri mu mutima w'umuntu. Narakubwiye ngo nukomeza kugendera kuri ibyo myumvire ngo nagwasha ko umugore kubera abakobwa bameze gute muzane nakunanira akunanire wamuzanye. Umugerageze. Ubwo niyo nama. Abakobwa bose si bamwe. None se ubwo muzanye akananira ko ngiye ukambwira za nundi akananira ubwo nurwo nahoramo. Oya nagazakunanira. Reka nkwereke. Ufite ubuzima bwiza. Petit frère nawe afite ubuzima bwiza.
si muri umuryango wanjye se ese undi muryango nshaka n'uwiki ahasha mwana wa ndumva unaniye pe urananiye ariko ubwo nyine wowe simbizi n'ibyawe n'ubu ushaka gushaka ubwo nyine uzambwira niba utakibishaka nta kibazo ubwo nyine ndabiguhariye gusa umenye ko ngiye muri ngiye wenyine iki umwuzukuru n'umukazana umukobwa rero atangiye kumenyera umuntu utangiye kuzanamo mama kabisa nza mu rugo ko yishakiye nze muhamagare fata inzira ye hato ejo atazanyicira n'ubuzima kabisa alo meze bite meze bite umeze neza amakuru ni meza ibiraho none numva atangiye kumenyera ukarengera bite umenyera se kandi yese gute wifata ukaza mu rugo utamvugishije ikibazo gikomeye cyane ikindi noneho kuba wabishyizemo mama biri high level kabisa gute ngiye kubiremereza cyane ahubwo uzijyari se nimero yanjye uyisibe n'inzira zaduhuzaga sinzi ngo urabigenza ute gusa nyine muri wowe ukoreye imagine yuko hagati yacu hahise hazamo umusozi ego ndi seriye cyane ahubwo please watangiye kumenyera cyane komeza inzira zawe nanjye nkomeze izanjye sibyo